izina byaje we nta mukobwa bebe wajureka iyi ndaya ni ya hehe ntago ndi indaya nakubwiye umugabo wawe ni inshuti yanjye ni inshuti yawe gute ni inshuti yawe no baby ndekura Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play yo wako Kigali Rwanda wa mutwe kugereze n'uyu munsi wageze. Hello guys nkuko mubizi turi Blesso family ya Blesso family tukomeje gushimira abantu bakomeje kudusupportinga every day bakora subscribe badusharingira ibintu byacu batubwiye ati courage every day kuri turabashimire cyane ko gahunda zimeze uyu munsi kwanza mbere na mbere muri kumbona muri kubana n'undi mushyitano abantu ntibabashe kumenya ngo ninde ariko ndagira ngo banze bibwira abantu nyine babwire neza gute bikora umukobwa mwiza akaba yasaye bimeze bite ngabanze bibwira abantu hano Hello guys amazina nitwa Miss Angel ku mbuga nkoranyambaga ariko amazina nkoresha mu buzima busanzwe ni Ingabire Ange uyu munsi nasuye Blesso family ni abantu dukunda cyane uyu munsi twifuje kubagenderera ngo turebe uko bameze murakoze cyane bameze gute insanze bameze neza niyo mpamvu ku bantu batari bari guta bagira confusion uyu ni my sister yadusuye uyu munsi ariko umugore wanjye ntabwo ahari guys yadusuye mu kanya nitavuga ati why not twikorera akantu nta nubwo amuzi ariko yadusuye nsavuga se umugore wanjye yagiye guhaha ariko mu kanya arabaje minota mike ndavuga se watumukubita akantu kihuta vuba kugira ngo maze ndebe uko bimeze asana ufite umukobwa turi kumwe yafata ati yabigenza gute noneho guys tugiye kubikora vuba twihuse sibyo banza babwira ukuntu tugiye kubikora ukuntu tugiye niwe uri kunshuka ntabwo ari ukugushuka ariko uriya ni umukazana wa famiye kandi umugore ni uwa famiye ngende sister umugabo wa Blesso family ni wewe papa wa Blesso family ngende sister we ariko umugore we ntabwo nzi ariko nabateguje ko nzabasura ariko ntabwo azi umunsi nzaziraho so rero ntabwo like n'ama picture I think ntabwo ayazi rero umunsi wa mbere nje mpita mvuga ati reka rero turebe umukazana twazanye muri famiye niba akunda musaza wacu turebe niba ari bumufuhire turebe nyine reaction so rero tugiye kwactinga nkaho nge ndi umukobwa wasuye brother wanjye tugiye kumusaza tugiye gukora icyo bita kumusaza ari bwifate niba ari bufuhe niba ari buzakicara akabaza ngo uyu ni wahehe mumbwire niba ari buze yasaze nizere ko wasenze urano umusazi umugore wanjye ni umusazi bitonda nabagome buriya ntukabone kuri kamera yigize umuntu ariko nizere ko atari bunkubite kuko hajemo ibyo guhondana kuko kubitanda ntabwo yagukubita ndamuzi aritonda ntabwo yagera kuri level kugukubita kuko njye mbona bitangiye kujagura ndahita mbivamo hakiri kare ku munota wa mbere mpita mbivamo so rero guys mubane natwe uwo sister in law kunameze ikintu tugiye gukora saa sita tugiye gukora iki kumva nitwumva agiye ubundi yakubwiye ko azasanga yakubwiye ko azasanga mukase hamwe ngagiye kuhagera ahubwo ya telefone yanjye iri ngo mubaze iri nze muhamagara wazageze guys Jesus ariko ndi kumva mfite ubwoba ninjye bufite noneho wibaza umunsi kuza kureba umuntu umunsi wa mbere ugahita umukorera ibifwa nk'ibyo ndi kumva mfite ubwoba kabisa ni ukuvuga ngo ukuntu gahunda zimeze umuntu wa kamera yayisetinze fresh kurya itabishobora kugaragara habe na gato making sure ko atakubonye urumva ikindi wowe wihishe fresh ariko ntabwo yamubona se sabizi ntabwo yamubona ndi kumva uri gukingura gate yaje se ndi kubona atari kunyitaho se ariko numvise umuntu akunga kuri gate amubise gendere kare utuza dukayivuga ndabona atari kwitaba ariko guys no umuriro ararashe ariko byaba
umeze bon Yego. ntari neza No, wihangana twica noneho ufite karibu bebe. Meze ute? Ndabona ameze ute? Ndabona ameze ute? Meze ute? Ndetse mada nziza uruwahe. Wowe ni ukuze tubwire umuntu ngo nuwaye nta nubwo wanamusubiza. Hanyuma ko nsanze uryamyeho hano ni ku ntebe ni ku buriri ni ku ki? oya ntabwo nari Wari uryamye hehe? Ntabwo yaryamye. Ntabwo yararyamye. Hanyuma noneho mungize umusazi. Subiramo uburyo mbasanzemo meze. ntabwo nari ndyamye twari turi kuganira Tuba turimo turaganira. Iyo muganira se muganira muryamanyeho. Mungize impumyi se ntabwo mbabona iki se hariya. ntabwo ariko Wagire kamana ariko. Nta nubwo waza ngo uganirize abantu abashyitsi basuhuze. Hanyuma abashyitsi baza bakaryamanaho n'umugabo wanjye ni abahehe. Uriya ni umushyitsi wa hehe? ni inshuti yanjye Ni inshuti ya famiye bebe nta kindi. Ndekura subiramo uburyo wari umeze wa mukobwa we. ntabwo nari ndyamye twari turi kuganira Twaganiraga bisanzwe mukunzi. Hanyuma ko nta jambo nigeze numva. tumaze Cyangwa mwari muri mu bikorwa oya byo kuryamanaho kandi usanze umutwe wiwe uri aho ngaho Ntabwo yaryamye ahubwo sinzi akantu kawe ubu se nsanze ari gutya mwicaye. sinzi akantu kamuryaga mu mutwe nangiye kumukurira. Ubabwire bebe. Sijyaga gukina amahane kandi ari ngo kumbe. Subiramo uburyo wari umeze. ariko ni inshuti yanjye nta birenze Yego. Okay ngaho ndekura. Sano usigaye urwana n'umwuka byara. Ngaho ndekura byarangiye. Usigaye urwana. Nabyeme ni umushyitsi. Sibyo? Ngaho byarangiye. Icara nkubwire. Wabanje ugasuhuza abantu wowe Bite mada uruwahe? nakubwiye ngo ni inshuti yanjye umugabo wawe Akeka Kamwe ku mazi. Icara hariya. Rega. tonde nyine. Se wawe Nina byaje. Uruwahe wa mukobwa. Bebe wajureka. Iyi ndaya ni iya hehe? ntabwo ndi indaya nakubwiye ngo umugabo wawe ni inshuti yanjye Ni inshuti yawe gute? ni inshuti Inshuti yanjye yawe. No baby ndekura. Siwa. Sigara uzana abashyitsi se mugasigara muri. Se nuko usigaye uteye. Kuva ryari hano haza abashyitsi ntazi neza ko Mweke. Mada. Genda Se wabaye gute? Iyi ndaya wayikuye wowe. Nawe nkumene handi mazi. Kumara. Niko wambwira uwahe? Waturutse he? Waju. Waje mu yinzu gukora inshuti iki? y'umugabo wawe Se bebe wajureka. yego Akone ndekura. Se wajureka amahane. Okay. Itonde ariko jureka. No gumana. Tonde ariko tuganire wakicana tukaganira. ni inshuti y'umugabo wawe sinakubwiye ko ndi inshuti Ni inshuti. kwakira umuntu ntibirenze Hanyuma umuntu ngize kubera kumuryamaho kubasura bisobanuye iki? ntabwo namuryamye Ntabwo yandyamye nese bebe ubucuti se. bisobanuye Muri no kungira umusazi. oya ntabwo twakugize umusazi ni inshuti yanjye Mada uruwahe? njye ntabwo ndi Winjiye aha ngaha. umugore Yego ntabwo ndi komara. umugore Okay mukobwa uruwahe? Se bebe wowe uko bizi No. nabikora. wese we nta nshuti z'abahungu ugira Itonde nyine itonde. Itonde. Se wakitonda tukavugana. Okay. Ndekura ndaje tuvuga. Jehe. Ndaje. Ese itonde tuvugana. No. ndi inshuti y'umugabo wawe Mva mwereka. Hari igenda. Iki se? Bebe. Wigenda ariko. Umva mubwire. Surprise, dore ni kamera, dore. Iyi ni sister man. Uteye. Icyo gikapu. Igikapu. umugore wacu arahukanye duheze inka zacu ugende Ase mwande ku isisa. Asisa waje. Nase Anje ntawuzi. Anje ntawuzi. Wawe nzira bizi. Anje wahe? Anje ntawuzi. wa Kicukiro Nose sister wanje Anje ntabwo umunsi barabakicukiro bavukana. ni prank ntabwo ari kubona Ese ntabwo uri kubona kamera hariya hirya? Ndayibona. none None. yes ari Hanyuma se Anje nukuvuka rero. Ukaretse gute? Byose warutwa. Je nanga bino bintu. Anje uzaresha gute Ni munzi ko ari muremure. Nkeka ko ari muremure. naragutuburiri yabayita ifoto mama Ariko mbwiza ukuri. Mbwiza ukuri.
biriya bintu ubu bitekerejeho gute ibihe bintu gufata abantu ukabamena amazi amazi ntuyicare nese usanze akuryamyeho koko ese pranka bayikora nese usanze kandi ariko twari tumaze gupanga usanga turi kurya none njye ndumiye pe sinari nzi ko ibintu wabikora kuri iyi none Jesus oh my god yacu ranga umuganirize mumenyane basi aranganiza iki yamenye amazi yewe ndakubonye uri umusirikare ndakubonye uri umusirikare nsanze muryamyeho ntabwo amazi ni pranka byari prank bebe nese urumva nari maze iminsi nk'urwaye ko tuzagukorera prank ndavuga umunsi nzaza mu rugo rwanyu tuzatwiga ntabwo nari muzi ntabwo warunzi ako warunzi gaca icara ntabwo watose basi nese ntabwo ko afite kuzadusura bebe uyu munsi ntabwo yagiye mu kazi wari ugiye he yaratanye nese undi wari ugiye yaratanye utwenda dukeya abagore bagira ubwenge kugira ngo nese ko rutanye tuno twenda dukeya nk'uko byara nagiye gushyiramo indi eh nagiye gushyiramo indi konkriti aricara kanica andi reba ukuntu inzu igize no kuri reba primary ukuntu njyangiza ko ngo ari reba umusonga ukuntu umwana w'abandi umugeze hanyuma se mva mbabwire ntabwo nari nzi ukuntu ntabwo nari muzi bebe ega turatwika guteye ubwoba nta turatwika nubwo wabimbwiye none se ubwo wowe usanze umuntu umushyitsi ngo yaje turya andyamyeho wabigenza ute ese ubu ngubu koko ni wowe cyangwa uriya turakubonye uriya ni wowe wanyawe cyakoze inteye ubwoba pe ntabwo noneho njye sinzongera gukora prank n'undi munsi umva cameraman uzi uko usanga nk'ikintu hano wahita ukimwicisha ntabwo mabwira amakamera banyu kamera kura namubonye noneho mbega umukazana nta nubwo yigeze ansuhuza shamani mama yanjye umva guys umva shimira abantu bawe bayikuye hose ntabwo arayikura ntabwo yikuye kamera shimba shimira guys ibintu byari umuriro hano mwamubonye ukuntu umugore wanjye ari crazy so bebe gira ikintu babwira aravuga iki yakoze amabara ntacyo navuga nta kibazo cyakora sorry nakakubabaje njye yakagombye gusaba sorry saba mungu nawe imbabazi umva abantu bansohokane nibwo ndi bababare musuhuza nyine umusuhuza sibyo ntabwo nari muzi ntabwo nari muzi bakugira gute munsohokane nibwo mbababare wese wadusohokanye soye uzi ko umushyitsi mvuye mu ba diaspora ndatwara kosa umva guys thank you for watching abantu batarakora subscribe kuri Blesso family mu kandi subscribe notification buri kintu cyose tujye tubana every day sibyo bebe ngababwira bakore subscribe every day gira no bakore subscribe bayikore bakore iki mukore urabona ukuntu yababaye yanze kubivuga ngo bakore subscribe kubera ako mubikore nimwe baby sorry sibyo sorry mbabarire mode yo kuvuga subscribe sorry mbabarira irakigenda ufata amafoto